Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana yite ku mibereho yanyu, yite ku buzima bwanyu. Uyu munsi ndagira ngo babwire dufite intego ivuga ngo umutima ugambirira ikibi. Umutima ugambirira ikibi Imana irawanga ndetse ikawanga urunuka. Twigeze twabona umutima w'ubwibone, tubona ururimi rubesha, tubona amaboko avusha amaraso utariho urubanza. Uyu munsi ndagira ngo mbwire ngo umutima ugambirira ikibi nawe Imana irawanga. Hari abantu benshi bagambiriye gukora ibibi mu buzima bwabo, kandi mu migani Salomo yandika mu bice 4 umurongo wa 23 yanditse ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari by'ubugingo bukomokaho. Reka nkubwire ngo umutima wawe niho ubugingo bukomoka, umutima wawe niho byose iby'Imana. Umutima ni moteri y'ubuzima bwawe, ni moteri y'umubiri wawe, ni ikintu kimwe cyose. Donc niyo tugeze muri biology dusanga umutima ariyo ikora circulation y'amaraso mu mubiri wawe. Bivuze rero ngo umutima ufite umumaro mwinshi cyane mu buzima bwawe. Noneho rero Salomo yandika muri iki gitabo cy'imigani yaranditse ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Umutima iyo wahagaze ntiwongera gutera, umutima iyo wahagaze uhita upfa, biba birangiye. Hari abantu barwaye imitima bahita buma, umutima utagikora ntibikunda. Uyu munsi rero urabwirwa ngo rinda umutima wawe. Uyu munsi Imana yanga icyaha cyitwa kugambirira ikibi. Hari abantu bagambiriye ibibi tuzi, hari abantu bagambiriye kuroga bagenzi babo, hari abantu bagambiriye kwica bagenzi babo, hari abantu bagambiriye kubeshera bagenzi babo. Reka nkubwire nshuti yanjye, urabizi neza hari abantu benshi babeshewe kandi bazira amaherere kubera umutima w'ubugambanyi. Umutima wo kugambirira ikibi ntutana n'ubugambanyi, kandi ntutana n'ubugome, ntutana n'ibintu byinshi byo kubeshya. Ibyo byose bigenda byikubita ku mutima ugambirira ikibi. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, wigambirira ikibi ahubwo gambirira ibyiza. Wigambirira kumva yuko Imana yakureka ukajya kwiyahura, wigambirira kumva yuko Imana yagusiga ukava muri ubu buzima, ukavuga ngo njyewe Imana yarantaye. Reka nkubwire ngo Aburahamu naho atatuzi, kandi n'abo tuvukana ntibatumenye, ariko Imana ni data wa twese. Imana ishimwe cyane. Mwene data ndagira ngo nkubwire, uyu munsi wowe waje hano imbere y'Imana, wowe waje gusenga imbere y'Imana, wowe waje kwinginga Imana, kura umutima wawe mu nzu yo kugambirira ibibi. Wigambirira ibintu bibi nshuti yanjye, wigambirira gukora ibyaha, wigambirira. Uziko hari abantu batekereza gukora icyaha we agapanga na mugenzi we akavuga ngo njyewe buriya tuzahure ku itariki niyi, hanyuma tugenda ahantu muri hoteli dukora ibyaha. Hari abantu bagambirira ibyo bintu, ariko uva nkubwire nshuti yanjye, ibyo bintu Imana irabyanga ndetse ikabyanga urunuka. Wigambirira ibi ahubwo mu mutima wawe Imana ireba ibyo wagambiriye byiza. Hari abantu bagambiriye kugira neza bagenzi babo, hari abantu bagambiriye gufasha inshuti zabo, hari abantu bagambiriye kubaka ubwami bw'Imana. Imana ishyigikira ibyo bitekerezo nk'ibyo, ariko abafite umutima ugambirira ibibi Imana irabyanga ndetse ikabyanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Ese ujye utekereza yuko ubuzima bwawe ubayemo butagomba guhinduka indiri yo kugambirira ibintu bibi? Hari abantu bagambira ngo njyewe uriya muntu ngo kandi nzamukosora, ngo kandi nzamuhemukira, ngo kandi buretse reka shaho ngo nzihorera. Umutima wo kugambira ikibi ntutana n'icyo bita revenge mbi. Hari abantu bagambirira kwihorera kuri bagenzi babo, kwihorera ku nshuti zabo, kwihorera ku babahemukiye bakabigambirira. Hari umuntu ubigambirira akaba wenda yarakundanye n'umusore cyangwa n'umukobwa runaka, yamubenga akagambirira kuzamuhemukira, imyaka ikaba myinshi, rimwe na rimwe akamushukashuka, akamukorera ibintu, akamwereka kamukunze. Kandi abantu bagambirira ibibi ntibatana n'icyaha cy'uburyarya, nabyo birashorerana. Bene data ndagira ngo nkubwire, uyu munsi ni wowe gufata icyemezo ukareba ibintu ujya ugambirira bitari byiza mu mutima wawe, warangiza ukagambirira ibyiza, kuko Imana izagushyigikira. Imana itugire neza cyane. Ese ujya utekereza yuko iyo migambi mibisha Imana yanga urunuka? Ese ujya utekereza ko kugambirira gukora ibibi Imana ibyanga? Ese ujya utekereza yuko abakora ibyo bintu byose umugabane wabo ari mu nyanja ya Kubura n'amazuku? Ariko wowe unteze amatwi ndagira nkubwire ngo kugambirira ibyiza bizagutera kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi nimba wagambiriye ibyiza, nimba wagambiriye gukora ibyiza, ijambo ry'Imana rambwira ngo mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Nta muntu n'umwe uzakugirira nabi nugira ishyaka ryo gukora neza. Nta muntu uzakugirira nabi
nabi, nugira ishyaka ryo kuvuga ibintu bizima, nta muntu uzakugirira nabi. Erega nkubwire, abantu bagambirira ibibi nibatana n'ururimi rubeshya, kubera yuko aravuga ati nimvugisha ukuri baramvumbura bitume ntabasha kugera ku cyo nshaka kugeraho. Reka nkubwire ngo ibyo bintu uri kugambirira bisibe mu mutima wawe, ushyiremo ikintu cyiza. Imana yacu ishimwe cyane. Twabonye abantu bagambirira kandi umutima w'ubugambanyi cyangwa se kugambirira ikibi ntutana no kuvusha amaraso. Nanone ni ibintu bigenda byuzuzanya. Imana yanga urunuka. Kandi abagambirira ikibi ntibatana n'umutima w'ubwibone, kubera yuko bagomba kwemeza abantu nyine kugira ngo babereke yuko umutima wabo uri clair, usa neza. Bityo rero akibona, akishyira hejuru, akigaragaza uko atari, ariko abandi bakavuga turana umuntu mwiza. Kandi reka nkubwire, nibatana no kugira gute, no gushaka kugira ngo abantu babize. Nukuri ukamwizera kandi mu mutima yaragambira ikibi. Hari abantu tuzi bagambira kujya gusaba akazi kwa bashebuja kugira ngo bazakunde babahemukire, wenda banabihorereho bitewe n'ibyo banyuzemo muri background zabo zitandukanye. Ariko uyu munsi ndagira nkubwire, fata umwanya wawe wiherere, ubwire Imana ngo Mana, umutima wanjye ujye ugambirira ibyiza, umutima wanjye ujye ugambirira kugira neza. Ese ko nta teka rizacibwaho abantu bagambirira neza? Kandi umuriro waka, umuriro n'amazuku utegereje abantu bagambirira ibibi. Ese Mana, umutima wanjye urera imbere y'Imana? Numara kubitekereza, ufata icyemezo, uvuge ngo uyu munsi nsezeye ku nzira zose z'isi, ndashaka kujya mu ijuru. Imana yacu tugire neza cyane. Imitima yacu ireka kubisenga ry'abadayimoni. Imitima yacu kuko ni moteri ihuza imitekerereze y'ubwonko, igahuza n'icyo bita amaneri, igahuza n'umubiri n'amaraso. None iyo wamaze gupakiramo rero ibintu bidafite gahunda, niwe uzasanga abantu bamazwe n'intekerezo za stress, kubera ko batekereza ibintu byo kugambirira bibi. Abantu bamazwe n'indwara z'umutima, abantu bamazwe n'indwara z'imihangayikire, birirwa muri counseling umunsi ku wundi, kubera ko benshi bagambirira ibintu bidafite icyerekezo. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data uneze amatwi, fata umwanya wawe usenga Imana, ubwire Imana ngo Mana, ndashaka kugambirira ibyiza guhera umunsi wa none. Rinda umutima wawe rero kuruta ibintu byose birindwa, kuko ari byo ubugingo byose bikomoka muri uwo mutima. Donc niyo moteri y'iby'ubugingo byose. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi rero ndagukangura nkubwira ngo ibyo wagambiriraga byose bitari byiza, shyiramo ibyiza. Niba wagambiriraga kumva yuko Imana yagutaye, ahubwo shyiramo amashimwe imbere y'Imana. Bwira Imana ngo Mana, ndagushimye ibyo wankoreye byose, ndagushimye ibyo ukomeje kunyurizamo, ndagushimye ibyo ukomeze kumfasha. Ugambirire ibyiza, ugambirire gufasha imfubyi, ugambirire gufasha abakene, ugambirire gufasha abatishoboye, ugambirire gusura abarwayi, ugambirire ibintu Imana izagushyigikira. Reka nkubwire igituma Imana yarashyigikiye umuntu bita Hana, nuko yarebye ikintu kizima Imana yaburaga muri icyo gihe. Umutambyi Eli yari afite abana bari barakoze ibyaha, none Imana ibona nta muntu uzasimbura Eli, nuko igira ni nkaho yavuze ati se ndakura he umuntu uzasimbura uyu mutambyi ko abahungu bananiranye. Hana yibuka iryo banga ry'Imana, yibuka yuko hatafite umucyo umusimbura muri ubwo butambyi. Niko yagiye imbere y'Imana aravuga ngo Mana, nuramuka umpaye umuhungu, nuramuka umpaye umwana, nzamutanga abe mu rusengero. Kubera iki? Yari yaramaze kumenya ibanga yuko abana ba cyangwa se nta muntu uzaba umutambyi. Nuko ngo muri cyagiye Hana yasengaga, isengesho rikora ku mutima w'Imana. Bisobanuye ngo hari igihe tudasubizwa kubera ko dusaba nabi, ariko nitubanza tukamenya icyo bita ubushake bw'Imana, Imana izadusubiza. Bene data ndagira nkubwire, hanagambirira gukora ku mutima w'Imana. Wibuka umugabo bita Daniyeli yagambiriye kutiyandurisha ibizira by'i Babuloni, yihitiramo kwiburira no kwinywera amazi. Reka nkubwire nshuti yanjye, gambirira ibyiza. Daniyeli yashishiye imbere y'umwami. Daniyeli yagize isura nziza, atari uko ibiryo by'i Babuloni bitari bihari, atari uko vino z'i Babuloni zitari zihari, ahubwo yagambiriye ibyiza. Imana itugiriye neza cyane. Twabonye bagambiriye ibyiza benshi, Imana irabarengera. Abasore batatu mu itanura ry'umuriro bagambirira icyiza mu mutima wabo, baravuga ngo naho Imana yacu
yacu itadukiza uyu muriro, amaboko yawe mwami, naho Imana yacu itadukiza uyu muriro, ntabwo turi bwubararire igishushanyo kibajwe. Nuko umwami ngazaburanwa n'uburakari arategeka ngo babajugunyemo. Mu kubajugunyamo, kubera bari bagambiriye neza, kubera bari bahamije Imana neza, nuko marayika Imana yohereza umwana wayo aramanuka abana n'abasore batatu mu itanura ry'umuriro. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi nimba ugambirira ibyiza, ndakubwiza ukuri ko Imana irubane nawe muri ibyo byiza. Wigambirira ibibi, kura umutima wawe muri ibyo bintu bigambirira gukora nabi. Wishaka gutekereza ngo njyewe umugore wanjye nzamugirira nabi, njyewe umwana wanjye nzamugirira nabi, njyewe umuturanyi nzamugirira neza. Usikari n'abantu baza gutira ikintu ukagambira yuko ubutaha nta kintu uzamuha. Ukagambira ko nta kintu uzamuha kandi yaje kugusaba, yaje kugutira, ukavuga ati ngiye nta kintu uzamuha. Hari n'abagambira kuvuga ngo ngiye uriya muntu rero niyongera kumpamagara ntabwo nzamwitaba kuri telefone, niyongera kumpamagara ntabwo nzamwitaba kubera ko antesha umutwe. Ukagambira icyo kintu kibi. Reka nkubwire nshuti yanjye, urishyiraho umuvumo, kuko ni utuntu tworoshye cyane. Kugambirira ikibi ni ikinyarwanda cyiza. Ese ujya utekereza ko ibyo bintu ugambirira Imana ibyanga urunuka? Yanga umutima ugambirira ikibi. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi ni wo guhitamo, ni wo kumva ikimana ishaka gukorana nawe. Ese witeguye guhindura imitekerereze yawe? Witeguye guhindura umutima wawe ukawukuramo imipango mibi ugashyiramo imipango myiza? Reka nkubwire mwene data unteze amatwi, igihe kizagera umenye neza yuko Imana ihora abantu bagambirira ibyo bintu. Kuramo rero ibyo bintu, nurangiza wimike Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, azakugira neza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndakwibutsa uyu munsi ku munsi wa 11 intego ivuga ngo umutima ugambirira ikibi Imana irawanga ndetse ikawanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Ku munsi wa mbere twabonye umutima w'ubwibone, tuvugaho uburyo ki ubwibone ari bubi. Umunsi wa kabiri turebera hamwe ururimi rubeshya, tubivugaho mu buryo burambuye. Umunsi wa gatatu tureba amaboko avusha amaraso utari urubanza, tubirebaho mu buryo burambuye. Uyu munsi ikindi kintu Imana yanga ni umutima ugambirira ikibi. Imana itugire neza. Fata umwanya wawe rero ureke kugambirira ikibi mu buzima bwawe, nurangiza uhitemo inzira nziza ikwiye umukristo nyamukristo. Nugambirira gukora ibyiza, nta kibi kizagera ku buzima bwawe. Erega ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukugira neza, ni ubugwa neza, ni amahoro, ni ibintu byinshi, kandi ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Ariko imirimo ya kamere iragaragara. Nugambirira kumva yuko, rega kugambirira bijyana no kwifuza kubi. Hari igihe umuntu agambira ngo shango ngo uriya mugore wa runaka ngo ni mwiza we, ngo icyamumpa. Uba wagambiriye icyaha, kandi icyaha kiratwita. Hari abantu bagaragara nk'abaguye kera kubera kugambirira ibintu bibi. Icyaha kirakura kigatwita kikavamo urupfu. Hari abantu baguye mu buryo bw'umwuka kera cyane bitewe n'intekerezo. Ukaba usenga wenda muri Pentecote ugatangira ukagambira ngo ariko ngo umunsi nageze nk'Iburayi ngiye ntaga ibintu byo kudasuka nzongera kubyiteza, ngo nanjye ibi bigutiya sinzongera kubyambara, ngo nzajya niyambarira nanjye agapantaro nk'abandi. Ukabigamburira mu mutima wawe, kandi wibuka iki? Uwamaze kugwa kubera iki? Umunsi wemeraga kubatizwa ukajya muri eglise ukemera constitution yabo, ugafata ibyo tegeko nshinga ukarigenderaho, iyo doctrine ukayemera, burya reka nkubwire uzahanwa n'iyo doctrine, ntabwo uzahanwa yuko utubahirije ibyo bintu. Umunsi wanze kubyubahiriza uzagirwaho n'umuvumo, kuko umunsi wabyemeraga ni nawo munsi Imana yanditse ko wemeye izo doctrine. Imana itugire neza cyane. Wigambirira ibibi rero ngo nge nzakora ibi, umunsi nageze nzakora ibi, umunsi nageze gutya. Reka nkubwire nta kintu uzageraho, ahubwo gambirira ibyiza kugira ngo Imana ikugire neza. Hari n'abajya kubyara cyangwa se n'abantu baba bafite abana, akagambira akabatisha umwana wanjye uriya muntu ntago azamuterura, ntago azamuterura atazandongera umwana. Ntabwo ukagambirira ikintu kibi cyitwa urukundo ruke muri wowe, ukabigambirira. Ariko Imana itugire neza. Gambirira uvuge ngo umwana wanjye arashinganye mu maraso ya Yesu, naho yanyura mu byago no mu makuba nta kintu azaba, kuko Imana yamumpaye. Ugambirira ibintu byiza, ureke kugambirira ibibi mu mutima wawe, byakita inzika, byakitwa inzigo. Ibyo bintu byose Imana irabihanira. Imana itugire neza cyane. Fata umwanya wawe wiherere usenge, ubwire Imana ngo ndifuza kugambirira ibyiza mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ibagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, 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 amen.